ubu abo burya nitwa Butorano Yusufu, nkaba mvuka mu murenge mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Gituza. Nanjye nishimiye kubasanga nk'urubyiruko rukunda igihugu. Ubu navuye mu Rwanda 82 njya muri Tanzania. Muri Tanzania nicarayo cyane, nsanga maze kwicarayo nsanga nagiye nkunda iby'umupira kwanza, nuko ngeze mu mahanga nsanga ibyo bakora ntago byanshimishije. Nagiye nsanga abagore barasora, mbona barajya gufatira umusoro abagore, abagabo bose bakirwa ku gasozi, abana nibo birirwaga mu mazu n'inzara yabishe. Ndarira cyane. Ho nagezeyo ikipe Young Africans nayo mbese ubwo nari nk'umuganga wayo, kuko ibya Butyama nari maze kubyanga. Nimba wari umuganga wayo bivuze ko wari umupfumu w'ikipe cyane. Uri umupfumu w'ikipe cyane. Kiri umupfumu w'ikipe, uwo mugisha urawufite? Ndawufite na n'ubu, nshobora kukubwira nti ndawufite. Wabaye umupfumu w'ikipe ya Yanga imyaka ingahe? Ntabwo ari imyaka myinshi cyane, kuko sinahatinze cyane, nahise nkomeza njye Bugande. Waje kuva ku ikipe ya Yanga ko ibera umupfumu bigenze, bari bakwirukanye cyangwa nuko ibirozi byawe byari bishize? Ntabwo byari bishize, ahubwo nagira ngo njye kureba na Bugande uko byifashe, kuko twese turi abavandimwe. Ubwo wamaze igihe kingana iki i Bugande? I Bugande namaze imyaka nka 15 mu myaka nagiye yose. Aho tubwire rero urugendo rwawe rwo kuva i Bugande ukaba uri hano mu Rwanda byifashe bite? Kuva i Bugande Imana yankubise urushyi irambwira iti, mwana wanjye nagutumye kujya kwiga, none ibyo wize mu byo wize byose ndabona ukwiye gutwara ibyo, nzagutungiraho. Mwavuganye n'Imana si cyangwa wareretswe nk'abana? Niyo twavuganye, irambwira iti nyamara aho kugira ngo wicare muri ibi, genda urebe iwanyu naho uko hameze. Muzahanga ntago dushobora kwemeranya bijyanye n'idini nemera cyangwa n'iryawe. Imana mwarabonanye, mwavuganye gute? Ubu nshobora kukubwira nti ku buryo twabonanye, aya madini yose narayabasanganye, nsanga ubutaka buranga buruma. Ubwo ni ukuvuga ko mu madini yanyu muri isengera ibyanyu nta madini musenga asenga Imana. Oya, Imana mwayambuye ubushobozi bwayo mu buha leta. Icyo gihe ubonana n'Imana hari sangahe? Hari kuhe munsi? Hari 3 z'ijoro, umunsi wari uwa gatatu, aribwo abarokore bampamagaye ngo njye kureba icyamagero cyanjye ngo nabonekewe. Reka ibyo tubiveho. Ubu uri inaha i Kigali? Ubu ndi inaha i Kigali. Twigeze kuganira tukiri mu gikaro, tubwira ko wagiye kuri stade, ntabwo dushaka kuvuga byose, hano i Nyamirambo. Dutangirire ibyo kuri stade, byari byagenze bite, byari bimeze bite? Naraje nkigera mu Rwanda nsanga ikipe APR iri ku isonga, nanjye nk'umuntu wagiye gukorera ijuru nizo nyenyeri yo kuri iyo ngofero, ndavuga nti reka njye kuri stade mbanze kureba iyo Rayon Sport. Hanyuma icyo gihe umupira Rayon Sport nkora umuti wanjye, itsinda APR ibitego 2-0. Igice cya mbere hasigaye iminota nka 20 n'ingahe, umupira amatara barabuze mu kibuga. Aho hari hehe muze? Aho hari i Remera. Rayon Sport yari yagukodesheje ngo yipfumurize, cyangwa wowe warijyanye nka byandi babyita kwihuruza, cyangwa wagiye nk'umukunzi wa Rayon Sport? Nari ngiye nk'umukunzi wa Rayon Sport no kubanza kureba promotion yanjye ko ishobora guhitamo. Promotion? Wari ugiye gukora test nyine kugira ngo ureke ikirozi cyawe cyakunda? Ubwo rero batsinda ibitego 2-0,
hasigaye iminota 30 ngo umupira urangire amatara aba arabuze i Remera, bati ntabwo tubyemeye tuzawusubiramo. Ndabumva ubwo mu kugarukamo bawugarukiyemo hano i Nyamirambo, igice cya kabiri ubwo nicyo bagiye gukina biranga bigwa butaka bavamo ubusa ku busa. Aho ngaho ntabwo waba ubeshya, ibyo urabishingira ku kiduhu kuri kurambuye kw'ibyo ngibyo urimo uratubwira. Ukuri kurambuye ni uko icyo gihe yayitsinze ibitego 2-0 kandi nta n'uwo nishyuje n'ijana. N'ibindi bigeze kumbwira kuri match yahuje Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport, ngo kwinjira byakubanye ikibazo, ngo byaje kugenda bite? Umupira wa Rayon Sport na Kiyovu icyo gihe ntabwo byambanye ikibazo, ahubwo byanyerekaga ko hose nshobora gutendeka. Icyo gihe umupira warangiye ari igitego 1-0, igitego nacyo cyabonetse mu minota ya nyuma, ku munota wa nyuma. Nimba nibuka haburaga umunota umwe. Uwo mupira nari nkuhagazemo, nerekana ko nyamuneka ibyo nkora byose mbikora mbifitemo gahunda. Iyo kipe Rayon Sport nayirutseho cyane, maze kuyirukaho cyane ibona ko wenda ariyo shingiro ryanjye, banga kumpa akazi. Banze kumpa akazi bajya i Bugesera bakuyeho igitego 1-0, ariyo Bugesera itsinze Rayon Sport igitego 1-0. Uwo mupira nari nkuhagarariyemo nawe. Banze ko wabasabye akazi, Rayon Sport barakakwima, Rayon Sport yatsinze, hanyuma bagiye Bugesera tubaterekanye inyuma ya Bugesera, ngene mpfu murize Bugesera. Sinagiyeyo. Sinagiyeyo ntakubesha, nigeze njyayo. Nasi ibibazo byaba byohereje ute? Biragenda. Imana ntiyubwire ko yicara hamwe. Akomeze ko akomeje tubwira Imana, tukumva ko ibintu by'Imana bisobanukiwe, kandi Imana ikabitubwira ati muzajya mwirinda ibi n'ibi, munirinde na shiriki. We kukijya mu bintu byo kubangikanya Imana? Nta shiriki nagiyemo, kuvuga ntagiye gucisha, ni umugisha Imana yanyambitse. Mbese yanyambitse inkindi zo gutabara ubwayo. Ni nayo nshakira mituweli yo kwivuza, ni nshakira imiti. Wivuza nta mituweli ufite, Imana niyo gushaka? Sinjya kwa muganga w'inaha, ntabwo ndajya kurya ibinini by'inaha. Uza wivuriza he? Wivuriza he? Ijuru niyo rimanuka rikandebera ati umwana wanjye ararwaye. Reka ibe inkorora, reka ibe ibicurane, reka ibe na malariya. Mu myaka umaze kuri iyi si ndakeka ko ufite nk'imyaka 50 cyangwa 60. Mfite imyaka 65. 65. Ntabwo urarwara? Nigeze kurwara mu busore bwanjye. Urumva ibyo byose byari ibigeragezo by'Imana. Tuvuge ko imyizerere yawe no kwizera Imana kuba ugikomeje kukutiza ubuzima na n'iyi saha ariyo mpamvu utajya urwara ngo ubashe kuba wajya kwa muganga. Cyane ubu Imana niyo yabanje kunyigisha, inyigisha imico y'isi yose, ari imibi ari imyiza byose ndabyiga. Mpitamo rero imyiza. Imana nayo niko kumpitamo irambwira iti genda uzajya hose nzakurwanirira. Ariko Imana nayo tubwira ko tuba tugomba kwirinda mu byo dukora byose. Mu byo dukora byose hari ibyo tutagomba kwirinda. Nk'ubu ntushobora kumbwira uti we dini unaniwe gufata ubutaka ngo ubutunge uherezeho byibura n'abanyamadini. Urongeye ubutaka ubutanze ahandi, ntubahaye n'imvura. We dini ubwo ntabwo wiyambuye ubushobozi bwawe. Ariyo mpamvu ajya uvuga ku madini tiguke na gutya. Twikomereza rero muzehe ati mbaho kubera Imana sinya ndwara n'izo mituweli wapi. Kuri wowe muze ubona mituweli nta kintu imaze? Nta na gito imaze, kuko nujya kuvura aba bazitangira ujya kuvura wenyine usanga arwaye. Hari abenshi bararwaye imigongo, abenshi babuze n'imbyaro, abenshi ujya gusanga umuntu ukumva afite ararwaye ibicurane. Ese ukibaza uyu muntu uko arwaye ibicurane nawe kandi aramvura by'ukuri. Ariko mituweli ni ukugira ngo twivuze kuri make. Mituweli ibyo ni ubujura bw'abazungu bashatse. Nta mituweli ntayo. Kwirinda ngo biruta kwivuza? Kwirinda biruta kwivuza, ariko kandi ukuntu ushobora kwirindamo
ntabwo ariko ushobora kwirinda no kwa muganga hariya. Njyewe narahirinze kubera Imana yambwiye iti ntuzajye kwandura, ndahari. Tukomeje kumva umusaza rero tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, yavuze ku makipe, avuga inzira yagiye anyuramo zose. Tugiye kugaruka noneho muze ko uvuga ngo uri umupfumu w'amakipe, ukorera ubuntu, ntuhembwe n'abatse akazi barakakwima. Ese ku bahanzi bo byifashe bite? Abahanzi ni ibisambo, nta bahanzi nasanze mu Rwanda. Abahanzi ni ibisambo by'inda zabo, kuko ibyo bahanga ntabwo tuzi ibyo ari byo. Ese wumva badahanga indirimbo nziza? Nta ndirimbo nziza, kuko hari indirimbo wumva ikunyura ikakwigisha n'icyo gukora. Impara zaracuranze, ziracuranga zigera no ku bategetsi, zicuranga indirimbo wumva zijyanye n'igihe twari tugezemo icyo gihe. N'ubutumwa bwiza. N'ubutumwa bwiza. Burya kabo ubu nta butumwa bwiza rero barimo barabona. Ntabwo, ni ubusambo gusa. Nk'ubu iyo ndirimbo ndumva nkiyibuka, iyi ndirimbo Minisitiri w'Intebe yabambuye imodoka yabo bari bakuye i Burundi, Impara. Minisitiri w'Intebe niwe wambuye uba wambuye iyo modoka. Iyo ndirimbo amaze nyitekereze nyumve. Ugikomeza no kuyitekereza, turimo turiganira tunakomeza. Ubu mu Rwanda nta muhanzi wumva ko uyu muhanzi araririmba. Ubu se ko wumva abahanzi bahembwa ari abo bagiye gucuranga ibisupusupu, kweri ngo ni ibisukari majyani? Uwo muntu wigeze gufata ubugari akabukoza mu maguru y'umugore ni uwuhe? Ese uwo muntu wigeze gufata mu maguru y'umugore akarunga mu cyayi ni uwuhe? Uwo n'indi muravuga se waposhe ubugari akaburunga mu maguru? Isukari ni ukuganira. Igisupusupu. Wowe niko ubisobanura se? Niko numvise. Wafata isupu ishima ko iryoshye ariko uyikoze mu mutsima ukarya. Wafata amajyane washyira mu cyayi ukumva ko kiryoshye cyane, washyizemo n'isukari. Ibyo aririmbye ntabwo ari byo muze? Ntabwo ari byo. Nabwo uyu muntu yaririmbye nabi, kuko yaririmbye ibinyoma, ntabwo yari azi ibyo akora. Ntabwo yari azi ibyo akora. Iyo aza kuririmba ahubwo avuga ati umugore ni amashanyarazi y'umugabo, ntibazongere kwambara ubusa mu muhanda, ngende ndi kubyemera. None ubu ibyo aririmba si byo, kuko bariyerekana ubusa ngo barajya gucuranga. Ese we yaririmbye ibintu bituma abakobwa bambara ubusa ntibikwize, kandi wowe wumva ko umuhanzi muzima yaririmba ibifitiye akamaro Abanyarwanda cyane, kubera ngo mbese we yaririmbye n'iby'uburaya. Ni nawe watumye bambara ubusa bakerekana ibibero byabo, kandi amashanyarazi y'abagore burya araha. Uzareba umugore niyo ari igikara ariko usanga aha hatukura. Ikibero cy'umukobwa iyo ukibonye we numva ko ari sawa. Muri iki gihe numva ari sawa, ariko kandi ibintu urisha amaso ntabwo binakuryohera nk'uko byakuryohera utabireba. Ariko ngo agapfundikiye kateraga amatsiko, kubera ko utiriwe ureba ubu hari n'ibyo ushobora kureba nkanaruka, kubera ko atari byo nshinzwe. Uko ubona abakobwa ba kera kuri ya myaka wari ufite, utange n'urugero kuba ubona muri iyi myaka twita ngo ni Vision 2020. Vision 2020, abakobwa ba kera bari bafite icyubahiro, bakiri bamutumwa inka. None ubu babaye bamutumwa telefone. Umwana w'umukobwa arajya kwiga, yamara kujya kwiga akibonera igikire hirya iriya kikamuha telefoni, akajya agenda akagikorera ibyo gishaka. Niba mbeshya Imana yo mu ijuru impane. Abo bakire bashuka abo bana se bakabaha amatelefoni, ni ihe nama wabagira? Inama nabagira inama mbabwira nti nyamuneka izo za telefoni mwabakire mwe muzihanganire no kutwikira urubyiruko. Namwe banyamakuru mushimishwa no kubona abakozi b'ibyaha banezerwa umukozi w'Imana, ndumva muba mutera Imana agahinda. Itangazamakuru ryihangane kureba umuntu rikamuhindura ikigoryi, rivuga ngo uyu muntu ngo ni umusazi, arakorera 100 mukandika 1000, yakorera 1000 mukandika miliyoni. Ese ni ukuvuga ko
amaso akora, amaso areba n'amaboko akora, biba bikora ibyo bitazi. turacyari aho ngaho. muze wari wumva ijambo Slay Queen? Slay Queen uzi icyo ari cyo? Ibyo bintu ndumva ntazi ibyo ari byo. Slay Queen ngo ni b'abakobwa abandi babuze uvuga ngo bambara ukuntu, ngo baryohe ijisho, ngo barenze abandi. Rero iyo mbireba cyane numvise se imbaga, kuko twataye umuco. Iyo ugabura ikintu ukakigaburira amaso, kandi indi ikeneye kurya ntuyihe, ubu uri mu cyaha gikomeye. Yerizo Slay Queen rero. Niyo mpamvu abasilamu baravugaga bati umukobwa uwo ari we wese igitsina gore cyambare sheriya, mbese cyerekane amaso hano gutya, cyongere ibi byose gipfundikire hano mpaka no ku maboko hano. Abo narabashimaga, bari abantu ba mbere bafite umuco wo kubaka igihugu. Ariko n'ubu ngubu niko byifashe mu musilamu nyamusilamu ku musilamukazi. Ubu abenshi barabikurikira, ariko kandi ntabwo bakurikiza umutima wa kidini nk'uko Imana ibishaka. Bagezeho barabyanga, baravuga ngo 2020 umuntu agomba gukora icyo ashatse, kubera ko barebye za televiziyo cyane, bareba ababiburayi ko bambaye, nabo bakurikiza abiburayi. Muzegira ubutumwa utanga rero, turimo turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubutumwa ntanga nk'uko byerekeye iki? Byerekeye n'izo Slay Queen na kubana n'abakobwa. Ibyo by'abakobwa niyo twabivamo. Ubu naje banyereka ko nkeneye kurongora cyane, banshikisha iby'abagore, rero iby'abagore mbizi cyane kuko narongoye cyane ndabizi. Ubwo nibaza neza ko umutego w'abagore utamfata, ko nahise nkuhagarika. None nkaba mvuga nti mu makuru yanjye nshobora gutanga, izi kipe zo mu Rwanda zarizo zose, iyo ariyo yose, zimpa akazi, dukorane, dusinye. Nibabona ntazanye igikombe mu gihugu cy'u Rwanda kivuye hanze, bazavuga bati aka gasaza tunakiki ntacyo katumariye. Tuvuge kuri umurozi ufite ingufu, ikipe zose ziri mu Rwanda wazirogera kabisa bikagera cyane bihagije. Amahanga kaza tukayarebera iwacu, tukareka kureba ibishushanyo ngo iyi ni Manchester, iyi ni Real Madrid, iyi sinzi ni takataka ki Liverpool, Barcelona, akagabo karimo ka Lionel Messi. Basi uwo nashaka kugira ngo murebe muhuze na Sarupongo, hanyuma muranga. Ayo makipe agushatse yagukura, ufite adresse? Adresse ndahari, ndi hano Kigali, naho ntuye ndakubwiye, hano hasi mu Kiyovu. Abo duhuye uri hano muri Nyamirambo? Duhuye ndi muri Nyamirambo nitemberera, mbese nzanye gahunda y'iyo promotion. Muze ariko ufite umugore n'abana? Narabyaye rwose. Abana bari? Abana bamwe bari iwabo, abandi nirwo rubyiruko ureba ruvuka muri iki gihe. Wabo hehese iwawe aho? Nyanza nk'umuka. Urundi nirwo rubyiruko ureba, uru ruvuka rureba, n'igihe wabikoze mu maboko yanjye. Imana imbwira ubushobozi, irambwira iti genda ukora abo bana mu maso hakiri kare, bavuke bareba. Uzashima ibi abadukorera muri iki gihe, ubwo muzagendana. Muze umwuga wawe rero bw'akazi kawe ka buri munsi ni ukuroga? Sindoga, nta muntu wari wapfa ngo namuroze. Oya, jewe ubwanjye ndakora nkirisha nkitunga. Uri umupfumu w'amakipe? Ndi umuganga w'amakipe. Tandukanye umuganga n'umupfumu, sinigeze njya kuraguza. Cameraman yari Chaba, ari the promoter.